ni inkuru y'inzozi ubwitangiye no kugira icyizere urugendo rw'umugore wacuruje imiti ku muhanda w'Ikanombe yitwikira umutaka sosiyete y'itumanaho ya MTN akaza kwigarura abakunzi ba sinema nyarwanda. Ubu ni ubuzima bwa mukobwa Jana Asifiye uzwi muri sinema ku izina ry'akabyiniro nka Miki, wamaye mu gukina filime zakozwe ndetse amaze gutunganya iyo yanditseho ubwe n'utwo Cedric. Indigo Magic TV ni mushyashya, ukande subscribe, share na comment kugira ngo tumebanira mu biganiro byacu ku bukene ko bwije. Mbaye ikaze rero. Uyu munsi Miki ni umwe mu bakinnyi b'abagore bafite izina rikomeye muri sinema nyarwanda ndetse hataniye ibihembo bya Mashiriki African Film Festival byatanzwe ku nshuro ya 11. Ariko nyuma y'urugendo hari amateka y'inzitane benshi batazi. Ubuzima bw'umugore wanyuze mu mirimo isanzwe ariko umutima we wicaye mu nzozi. Mu kiganiro kirambuye yagiranye n'Inyarwanda Miki ivuga ko atigeze arota kuzaba umukinnyi wa filime. Uyu Miki yaravuze ati, njyewe ntabwo nigeze na rimwe ntekereza ko nakina filime, nta nubwo nabikundaga. Nahuye n'inshuti yanjye duhuriye mu mujyi mvuye gukoresha inzara, yamerukaga ndi umukobwa narabyara, arambwira ati wabaye mwiza wajya muri filime. Namubwira nti kujya muri filime bisaba kuri mwiza? Arambwira oya, ahubwo ukuntu utinyuka wabishobora. Ni amagambo yabaye intangiriro y'urugendo rushya. Icyo gihe Miki yari umukobwa ukiri muto uhangayikishijwe no gushaka imibereho nk'abandi benshi. Gukina byari kure cyane mu bitekerezo bye, ariko uwo munsi yagize ikimenyetso kitazibagirana. Hari impano yari imurimo itegereje kwigaragaza. Uyu Miki mbere yo kwinjira muri sinema, Miki yari amaze kugerageza imirimo itandukanye. Yacuruje mitiyu nk'abandi bacuruzi bakorera sosiyete y'itumanaho ya MTN Rwanda kugira ngo abone ikimutunga. Yaravuze ati, inzozi zanjye kera numvaga ibintu bizanunga ari ukubyina gakondo, ariko nkuze birahinduka kuko ngeze mu myaka 3 y'amashuri yisumbuye. Mama yambwiye ko nshobora kwiga umwuga kuko nicyo kintu kihuta ku buryo wahita wikorera ukabona akazi. Natekereje mu myuga yose mpitamo kwiga kudoda. Arakomeza ati, icyo gihe hajemo COVID-19, noneho nanzura kujya gucuruza mitiyu. Nagiye ku muhanda rwose hano ku kigo cya gisirikare cy'Ikanombe nkambara imyenda iranga abagenti. Nabikoze nk'amezi 3 ariko ndabihagarika kuko baranyibye. Ibyo Miki ntibyahagaritse inzira ye. Yaje no gukora mu kabari kitwa Makumba aho yakiraga abakiriya mu ijoro ryose. Uyu Miki yakomeje kubwira Inyarwanda ati, nagiye mu kabari ahitwa Makumba nsaba akazi, barambwira bati se kukiri muto? Ndabwira nti ndi kwishakira ubuzima, nyuma bampa akazi aho nakiraga abakiriya. Uriya Shema wanyujije muri sinema ni naho twahuriye. Uyu Miki yinjiye muri sinema mu Gushyingo 2023 ubwo yahuraga na Kiramani, umuyobozi wa filime wamuhaye amahirwe yo gukina bwa mbere. Uyu Miki yabwiye uwo Shema ko ashaka kuzajya gusura Kiramani kuko akunda filime ze akareba uko akina. Uwo Shema aramwemerera. Agezeyo yari yambaye ikanzu ngufi n'inkweto ndende. Akomeza agira ati, yaje gukunda koko njya kureba Kiramani. Ngezeyo nari nambaye ikanzu ngufi n'inkweto ndende, ndetse munsi wa mbere nagiyeyo nabwo nakinye filime bwa mbere. nakinyanye na Nsabi, umwe mu bakinnyi bakomeye muri sinema nyarwanda.
ubwo bari bari gukina barambonye bahita bahagarara baravuga bati dore umukobwa mwiza, bose bahita bahagarara. Igice cya mbere nakinyemo nagikinanye ndi kumwe na Nsabi, ariko twakinanye ibindi bice bine. Hashize icyumweru kimwe Kiramani yamuhamagaye amusaba kugaruka gukina izindi episode, nibwo yamwakiriye byemewe mu itsinda rye kuri Miki. Uwo munsi wahinduye ubuzima bwe burundu. Filime ya mbere yakinyemo ni iya Kiramani, rero yamuhesheje izina mu ruhando rwa sinema, ariko ntiyahagarariye aho, yagiye akina mu zindi nyinshi nubwo hari izindi zigeze gukorwa ntizisohoke bikamubabaza. Ubu amaze gutunganya filime 5 ze bwite, iyo yanditse agatunganya ndetse akanazikinamo. Izo yishimira cyane n'izi ngizi, iyo yise Igihome, n'indi bita Imbaraga za Mama, n'indi bita My Daughter, n'iyo ari gutegura yitwa Igeno. Niki asanga sinema nyarwanda iri gutera imbere, ariko hakiri urugendo rurerure, agashimangira ko ku bufatanye hagati y'abakinnyi na producer ugifite intege nke. Niyo mpamvu yiyemeje kwiga ko filime itunganywa, gufata amashusho no kuyobora ibikorwa bye bwite. Niki avuga ko kugira ubuzima busanzwe umugore wamenyekanye bisaba gucungura neza igihe no kumenya imipaka. Ku nzozi zo kugera ku rwego mpuzamahanga, avuga ko akiri urugendo ruri imbere, ariko afite icyizere. Jeni Cedric niyo nshuti uzarubuta no gutarakana subscribe uri mishya kuri no channel yacu, ubikore kugira ngo tubane mu bigaro byacu ko bukeye nuko bwije.